Oyo kabisa niwe wanjye. Niwe wawe niwe umukobwa wawe. Sana. Niwe zamura none nanjye nkwereka umukobwa wanjye rwose iminsi yose. Numva nako. Nashyira no mu rugo kandira amafaranga n'undi akirira n'undi se amafaranga tuzayakoze iki twirwa dukore. Uyu namureka kayarya yashaka kayarya nkavuka zahiriye rimwe. Gusa. Ngayo nguko. Hanyuma tugaruka kuri babandi bagomba gutaha. Atase saba. Ngiye nacyura uyu nguyu. Wewe wacyuye uyu? Nanjye nababwiye ko uyu mukobwa akwiye gutaha ari he? Ko nihisha kandi akwego. Uyu nanjye Joara. Joara sasa. Joara wabutashye ukajya gufata akaruhuko. Kubusesenguzi bwanjye ariko. Codinga musore nta kibazo rwose. Kubizi ko na recording tubabwire dore ikintu ngiye kugira ngo tubwire aba bantu urababona reba rwose ye abakobwa none bavusha umuntu imyuna tu dore umukobwa burya rero hari igihe twababonaga niba arako akumufotozi yashizemo ntawamenya ariko buri iki hari ikintu maze kubona burya crise ni ikintu kigoye cyane crise uri bukene rwose ni ikibazo nuko umuntu baramwambika bakamusiga menya no kubagaburira neza bakababeza cyane kurushaho rero ni tugarutse inyuma wakwibuka mu mafoto ya bari abakobwa bagitangira cyane ntago nje ndabona rwose ntago byari bimeze ntago ari babandi byahindutse Yesu mu TV 24 ndi kumwe na Mbata Doroji Mbata nkuzanya no kugira ngo rwose turebe twongere twizihirwe n'ubu bwiza bw'aba bari 20 bari mu mwiherero wa Miss Rwanda mbere yuko kuri uyu wa mbere nyine hari umwe uri buze gusezererwa urabizi ariko gitumye tuzana aba bantu amashuro menshi twari tuzi yahindutse Josiane reba Josiane uramubona reba Josiane noneho n'urwererane n'urwererane cyane none rero igitumye tuza kuri iyi video no kugira ngo tugende umukobwa umwe kuri umwe tugende tuvuga ngo didahasira none wibuke tugende kuri abakobwa umwe kuri umwe twibuke aho avuye n'ahageze ubu ngubu avuye n'ahageze kugira ngo ariko twebwe cyane ikintu tuje kwibandaho mu by'ukuri ntabwo ari kuvuga ngo uzatwara ikamba ninde tuje kureba umukobwa mwiza inyuma out twe tuje kureba umukobwa mwiza wakogereza umuntu ijisho umuntu ashaka kureba afite ibyiso byatukuye yes ubwo sakavuga ati umukobwa ndanyuzwe reka duhere ku mukobwa mwiza cyane tunababwira ko turifashisha amafoto y'ikinyamakuru igihe.com tugende dushimira Serge ntarivuze Serge akesha abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni Serge ariko ni Serge tumushimire dushimire n'igihe.com rwose cyagiye kigenda kikabafotora umukobwa duhereyeho isi isanzure bamwita Bayera Nisha Keza afite numero 20 Mbata urumubona uterera umukobwa reka mbwiza ukuri twe tujye tuvuga amazina yazo sibyo hari icyo bidutwaye nta kibazo hano ikindi wende ikintu twakubitsa abantu ntago tugamije gusebanya hano tugabije gusebya twe turi kugenda tugaragaza no kuvuga ngo ibyumviro byacu ubwiza bwe burihe aho akantu attractive kuri we nakaye uyu rero Keza rero nukuntu ahagaze bitatu uzi icyo ari cyo bitatu ni wa mukobwa uhagara ukaba waca mu maguru ahagaze bakunze abakobwa bakunze kugira umutego parenthèse twatuntu twa parenthèse inyuma rero kubwiza kuburanga n'umukobwa mwiza nagake kuri we kagukurura agaki kankurura igice cye gikukura cyangwa kavuga ati okay kuri Keza ndabona bino ni byiza cyane shangiye ko mbibona afite mu gituza heza hari umukobwa usanga afite mu gituza wagira ngo yonyeje marine za Nyabugogo n'abanya comedy wa Muriyaze afite mu gituza heza ngiye ikintu namubonyeho cyiza wenda kubabashije kubibona afite intoki ndende nziza abahungu benshi bakunda intoki ndende Keza ntawamuveba rwose ndabona ni mwiza cyane ku ndoro nyine ni ibyo araho ntacyo atwaye amatama nabyo ntabwo ari mabi n'akananwa Keza mbese araho umukobwa ntabwo arenze cyane ntagakaze cyane tuvuge ko atarenze cyane ari gihe usanga umukobwa afite akananwa kajya kumera nk'igipfundikizo cya big ariko uyu nguyu rwose ni sawa cyane rero umukobwa wa kabiri bakurikiranye ubona ko ni umukobwa nawe wambaye agakanzu kagera hejuru mo gake namubona baramwita mukunzi Teta Sonia nawe yambaye numero 10 kuri wewe urabona ko guseka ariko ngiye kubwangi ingu yandutira uriya kuko ingu afite taye ijya kuba small ko ijya kuba ntoya ikindi n'uburebure bwe buragaragara ko ari umukobwa muremure ushinguye
no mu maso hakaba harehare bigaragara ko yaba mu ubwo amahitamo yawe wahitamo uyu wa kabiri ngenda ndabona hejuru uyu wa mbere kuri njyabereye ijisho kurusha uwa kabiri nubwo wa kabiri afite byinshi amurusha nanone ku inseko ntabwo yasetse neza cyane nk'uwa mbere uwa mbere urabona ko anyuzamo kasurire ari agasurire n'akajisho keza cyane urabona ko uyu hepfo mukunzi teta yagerageje no kwerekana hepfo cyane muri ziriya karitsiye zo hepfo z'amajyepfo ubona ko nabyo ni sawa ntaribi cyane nabyo bifasha abantu benshi kuruhuka tugiye rero ku mukobwa mwiza cyane ubona rwose ko yaberewe outfit nyuma rwose aragaragara neza ni taille française bakunda kuvuga ni manekine ni Gaju Anita rwose urabona ko ni umukobwa mwiza ushinguye ariko uyu nguyu uravuga iki wimbwira icyo mbwira ko ikintu mubonyeho cya mbere aseka neza afite n'intoki ndende intoki ndende ubundi ngenda addict wazo cyane ni n'akaranga bwiza burya hari umuntu usanga ufite udutoki tw'uduce twa diamond baragira intoki turemvu cyane tugufi ariko akagira iminwa minini ntabwo ari mbizi nanone gusa nanone ubona ko afite imisatsi myiza cyane n'agasura umuntu yavuga ko ari keza afite look yihariye no kunareba urabona ko arareba acyoroshye aragereranya ubona ko aranashinguye bya bintu bakunda kuvuga ntabwo abyibushye cyane ariko uyu mukobwa tugarutse ku by'ubwiza uyu mukobwa ni mwiza rwose ni mwiza impande zose murebe mu kanwa si wabona cyangwa ubwishinya ye rebe smile yiwe uko aseka bikwereka umukobwa kari mwiza aragerageza ikindi nanone n'indoro yiwe urabona karora neza kandi natayiwe kaza turaza kuri iki kiganiro wenda abantu benshi ntago no kugira namwe muze kutubwira mwebwe murabona umwiza ufite buranga koko buhebuje ukazi umuntu wavuga ati nanjye ndashyiraho twe turashaka buri wese atubwira ibyiyumviro byiwe natwe tugenda twarareza ukumva ko turi kugwa mu maranga mutima rimwe na rimwe tugasanga hari abahuje tugeze ku wa gatatu twihute ndabona ni Higiro Joala yambaye nimero 15 ngira ngo ndabona nanjye ari umuntu usanzwe uretse ko afite inyinya ndabona asanzwe wowe ngo reka twihute twikomereze amarangamutima yacu reka ntabwo reka twikomereze reka dukomeze tujye kuri Igihozo Darine yambaye nimero 26 Darine ndabona ni umukobwa umurebeye inyuma buriya ariko nanone tugarutse ku cyo twakwita Afrika uyu ni umukobwa w'umunyafrika umukobwa w'umunyafrika se iramesa turabona ari muri Afrika ni tuvuga umukobwa muri Afrika umukobwa muri Afrika tubona ko ari Josiane gusa buriya hari ariko uyu nguyu yamukurikira yagerageza urabona ko uyu nawe nta bintu by'amavuta menshi yisize urabona afite nta mukesha yisize karacyari naturel urabona ko nawe ni muremure impagararo ariko ikibazo ni ngiye ikintu nkundira umukobwa nanone kindi ni amano yiwe aya mano yese buriya nayo ni meza ariko ubwo umuntu yagereranya gusa nta birenze cyane ntabwo ari byahatana ariko usanga umukobwa ufite amano ameze nk'ayatangawizi ugasanga ntabwo bikoreye uyu mwana we rero ngira ngo Inyumba Charlotte kuri Charlotte abantu ngira ngo bari buze kuvuga byinshi kuko n'ubundi niyo umubonye mu ifoto ya benshi abantu benshi bakunda kuvuga ngo uyu kabona kanza ngo uyu ariranga urabona ko arasa neza inyuma ahagaze neza ikindi wenda ntabwo taye ntabwo ari nyinshi ajya bavuga ko taye atari nyinshi ntabwo birenze cyane gusa uyu mukobwa ni mwiza inyuma arafatika mugani wa Senderi ni wambwiye ngo ari fatigable afite fatigability urabona ko nta hantu ari munini cyangwa ahandi ari muto ni proportionnel ikindi afite udufosete burya ngo nakaranga bwiza ni twa tuntu tujya tuza hano tukipfundika turiya rero sasa hari ukuntu ngo basige bimakiye bagahomamo bagateramo igishahuro ngo afite n'amatwi meza wenda kuba yagerageje kubireba imisatsi nayo ni bo n'agasurire nubwo mbona yakinginze ariko ni ibyo nyine abamisi ni hatari mu minsi abakwiye guseka ni nk'abantu bo kuri reception aragusekera niyo yaba babaye ariko akagira gutya bikanga gusa urebye njye mu tumaze kubona sofa
uyu wenda umuntu yaba amukize ku ruhande akavuga ati uyu nguyu n'umwe wa kabiri ntari reka tube dufashe uyu ngiye ku giti cyanyu mbaye mfashe uyu muri bangahe tumaze kureba twihute cyane tugere kuri Niyonsaba Josiane nta bikanganye birimo rwose taille française ni muremure taille yamutambutse ari muremure agira ariko ntabwo bikanga nta kindi kirenze buriya se kuri nta kindi ndende bose nabonye ari common nta ribi ateye n'akaverine neza igishahuro ntabwo ari cyinshi igishahuro umukesha ntabwo yabura ariko banza atari cyane twihute rero ku mukobwa watangaje benshi ubundi yavuze ko ari yakuvuga ngo umukobwa ni mwiza cyane bamwita Kabahenda Linka Michael wari wabona na vampa yibonye amaraso ubaye nka vampa yibonye amaraso ariko abantu ntibaze kudufata nabi turi kwiganira ofete ni ukwiganira kugira n'aba bantu bagenda batema uyu rero muribuka ko gukurikira iki kiganiro kuri YouTube channel zacu ari Mbadadoroji na Dezo TV 24 kandi mwibuke ukanda subscribe kugira ngo uzajye mubona n'undi busesenguzi n'ibindi biganiro bitandukanye tutasanga handi twatugeze rero kuri Linka Mbata mbona hisaba nk'ivampire ibonye amaraso urabona ko ikintu isumubonaho ni icyo uvuga ati ikintu cyambere uhita ubona mu kanwa hiwe agatabaza agapfuka byose akakurangiza ikindi wagera ku gikara kiwe gifinyuye kirifonse ugahita ubona ko ni wa mukobwa kabisa ngiye nkunze gataho nkunze imiterere y'inyuma kuno ateye gutya hano hepfo muri zira karitsiye ziriye ari gusanga umukobwa rega amabafure yo baratwitse aba DJ ariko ingo aba DJ ntago baramutwitse urabona ko ameze neza cyane ku miterere yo hasi no hejuru no kuba ngo ari igikara ikindi mwibuke ko twatwirebera umukobwa mwiza w'inyuma tugende ku marangamutima yacu mu mutima no mu mutwe nitureba muri turima iby'ubwiza bw'inyuma nibyo twirebera ibindi byo ntabwo bose tubireba tunyarukire rero kuri uyu mukobwa nawe turabona yitwa Murebwayire Irene hagataho tumaze kubona ngiye ku giti cyanyu maze kubona babiri maze kubona uyu Lika ngiye nabonye n'undi wa kabiri na wa mukobwa w'umutambukanye banamwita Inyumba Charlotte nibo bamaze gushyira ku ruhande nk'abakobwa nyine bijamenira muri mbonye uyu nguyu nkabona na nimero 2 okay ana ko tugenda tureba abandi bakobwa uyu twamuvuza ariko uyu nguyu nawe turamuvugaho Murebwayire Irene nta kidasanzwe ntago bikaze ari gusa afite ijosi ryiza rirerereho gato ariko ntabwo renze cyane kuri njye tukagera rero kuri Miss w'ibihe byose wikarifi ariko ujya wemera ko nta kidashoboka ikindi nanone wemera ko uyu mukobwa ari mwiza ariko buriya Josiane burya abantu bakundaga kumuvuga ataramubona ati dore tayi murabona tayi se none ikindi nanone afite ha mu gituza heza nkunda sura keza umunyafurika wuzuye utaraciye kwa mukesha ikindi nanone na height yiwe irahagije y'umukobwa idakabidaka ikintu mbona kuri Josiane yikanze yayambaye noneho igera kuri ya iramubera urabona ko nagasurire ke ni kakandi nyine umuntu atinginze ni kuri bose mundi ubona ko ari kuri asanzwe aseka nyine kuri Josiane wenda nta bintu byinshi umuntu yakwitega gusa n'umukobwa mwiza uri naturel bigaragara ko nk'ubu wenda katugaruke kuri Josiane ariko no tugaruka kuri no muri Miss Rwanda mu buryo busanzwe Miss Rwanda zagiye zitambuka hari byinshi ba Miss bagiye bakora hari byo twagiye tubona n'ibyo tutamenye muri ariko bihari ariko bigaragara ko ibyo bakoze n'uyu nguyu yabikora kandi yanakora byiza cyane kurutaho ku cyambere cyo nuko afite public icyo azakora na public mwiyumvamo no babyakigaragara neza cyane imbere y'abafana ikintu wenda twavuga kuri Josiane ni wa mukobwa nyine wakunze kugenda akagarukaho nk'umukobwa abantu benshi bakunze kuvuga ko ari umukobwa uri naturel kandi wifitiye icyizere kirenze kugeza umuntu abamukunda n'abamushyigikiye bavuga ko ari uzaba Miss nyina ataba Miss wenda sinzi ikizaba ariko gusa abantu benshi bamuha amahirwe bitewe n'ukuntu ariko se wowe wamuntu nk'amahirwe kangahe ngiye nabonye ari Miss Popularity nyine nk'umuntu ukunzwe cyane kuko nabonye abantu benshi bigaragaza nk'abantu bamukunze nanjye nkurikije nuko nagenda asubiza abantu benshi bavuga ati rwose Josiane yaba Miss Popularity twatugize Mr urabona ariko ntari biri rwose byavamo urumva undi rero uri munsi ya Josiane twari tugezeho ni umukobwa nawe umuntu yavuga ko ari mwiza ariko bitarenze cyane ntabwo bikubita ni umukobwa cyane witwa ni mwiza Megan 32
kuri njye arasanzwe nyine n'abandi bakobwa arasanzwe ntago akaze cyane keretse yenda mu mutwe aba hari ibyo biherereye kuko nanone aya marushanwa mba mbona hari igihe usanga inyuma bidatariyo ariko mu mutwe ugasanga niho biherereye gusa ni umukobwa nyine nawe ubona ko ubwiza arabufite nyine bw'abakobwa basanzwe nabi n'abandi barasanzwe ariko tuba tureba wa mukobwa umuntu ashobora kureba what the food bata dore uzwara umukobwa uyobye abantu amayira wigeze kuko ubaho uyoba inzira oya njye ntabwo byigeze bimbaho turambeshye ariko hari uwayobye abantu amayira ni ukuri birashoboka birashoboka uyu mukobwa rero we tubonye ko uko bisa kose nta birenze cyane abantu baduhamagara babiretse tugenda dukora akazi turi mu kazi twanarize umukobwa rero tugezeho ni umukobwa ngiye kuri njye pe ndabona ko ni mwiza rwose namwe uko muri kumubona karaseka neza kuri tayeho nyine ni taye française ari umukobwa mwita Teta Mugabo Ange Nicole nimero 23 ubona ko taye ni sawa n'amano y'amano yawe ni sawa n'intoki amano ni sawa ariko umuntu umukurikiye mwa bantu mwe arica gakomeretse Teta ni mwiza sofa ngiye kuri nge Teta nawe ndabona ko ushobora kumureba ukavuga ati dore n'uvuga ngo twangiye nabagize batatu nanjye ni batatu uretse ko hari uwe tutumvikanye wo gufata nimero yako ngiye sofa nifatiye kabiri uyu Teta nawe ni sawa cyane ubona ko afite smile nziza gataye katari kanini cyane ariko karishe recherche gakenewe ijosi ni sawa ntabwo rifatanye n'igikano abakobwa buryo naho zanga ijosi n'igikano buryo bifatanye byarafatanye ngasanga biri kurabura ku buryo ukeneye nko guconga ijosi n'umubiri utabasha kubona uko uconga ariko urabona ko gafite na sura nziza n'amatwi ni sawa ntabwo ari buriya n'amatwi abantu bajya bayitaho cyane n'amatwi abantu ni sawa cyane natwe turi kubabwira atagira mu kanya uza kuduhindukirana nta budurayi gira neza w'icyangugu urumva hatagira abantu baza kuduhindukira kagatereze mwe muri beza umuhungu se abahungu wenda nawe mugiye uzashaka abangu banyu beza mutubwire gusa twe turi kugenda tureba bitewe n'amarangamutima yacu tugende tunabibutsa ko aho turakanda subscribe agenda ukanda subscribe kuri channel zacu za YouTube. My name is Didas cyangwa se The Zoom TV 24 ngewe ni Mbata Doroji umukobwa nawe tumukize mu bakobwa beza sasa rero Mbata tugiye tureka ibintu byo kubeshya wenda n'abasheri bacu rwose hagire umuntu utuzana muri izi politiki hano turi mu kazi tuvugisha ukuri uyu mukobwa ukimubona byonyine ubona ko umukobwa mwiza kuri njye ni mwiza rwose afite n'udutama rwose wonande ari buriya yende bw'umukobwa mwiza hari ibintu bitatu ngenderaho mu kanwa ijosi ngewe n'ijosi ngishyiramo amano n'intoki urumva none kine n'ukagaruka uri kuri taye muyango rero muyango niweho turiho aseka neza icyo ni cyambere ndabona ngiye kuri njye ntabwo ndi kumwamamaza sinamuzi en fait ariko ndabona ni mwiza afite isura iri professionnel ikintu kiri professionnel ubundi bakunda kuvuga ko hano hawe haba hakwiye kungana naha ngo ngishire mu 3 harabo usanga bitandukanye gusa umuntu ufite urutwe runini ariko hano wapi urabona ko umuntu umukobwa ngiye ku giti cyane mubona abonye bose bwa mbere uyu mwana ni mwiza kubarenza aragaragara neza inyuma noneho ikindi urabona ko n'amaguru ni sawa urabona rwose n'amaguru ni sawa n'intoki ndabona biriyo neza ariko nta mukesha ntayo banza ariko akunda babisize makeup cyangwa se umuntu agashyiramo ka filter kuri kamera gusa n'ubusanzwe banza ari inzobe ariko idakabije cyane gusa urabona ko ni mwiza n'amaguru ndabona nta n'inkovu nyinshi banza ari umwana w'umubyeyi abanye babo bakingisha imbwa abana bati babo bashobora gusanga bakingisha imbwa kandi abahanditseho shiyemesha sofa imana ni mwiza ku bintu wenda umuntu yavuga ku tuntu twinshi smile outlook ukuntu umuntu mureba no kwifotoza aragerageza umukurikiye ariko nawe umukurikiye we ndabona niyitwa Uwasesangwa Odile ni mwiza kuko urabona ko kuri njye yanafunze imisatsi wenda bitandukanye n'abandi ikindi wenda tutavuze kuri Muyango wabonye ko afite ka naturere ni nka Josiane buriya Muyango na Josiane buriya bafite ahantu bahurira so ubundi twari tugezeho n'uyu Odile nawe ni mwiza simple nyine
kuri njye sempre ntabwo akanganye cyane ntawe urenze sasa uyu nguyu ko yakuniga ni nkari uyu mukobwa rero bamwita umukunzi wa Clemence ni mwiza gusa ariko njyewe ubusanzwe ntabwo ndi umukobwa wambara utu tuntu tutumeta bagenda bishyira ku dutoki utamenya ibintu byari byo tw'amafiyeri turi aho gusa nyuma ni mwiza afite amatama afite no mu gituza nk'uko bakunze kugenda bivuga igituza ni hazima rwose nataye irasohoka nataye ni sawa irasohoka rwose uretse ko ari akantu nanze nyine ngiye ku giti cyane uyu nguyu ukurikiyeho ni uyu mukobwa bita Uwihirwe Yaspi cyangwa Casimir nimero 21 kuri njyewe arasanzwe ndabona nta cyahatari arasanzwe rwose ikintu wamubona cyakora afite n'iki kidasanzwe afite n'umusatsi yashokoje bitandukanye n'abandi uyu mukobwa rero bamwita Pamela ubundi hari abantu bajya babijinganya bakavuga ngo ashobora kuzaba Miss Rwanda sinzano wenda babikura ariko urabona ko Pamela umukobwa abona mukuru munini ariko atari munini cyane ari proportionnel ko yifitemo confidence confidence bizibona mu ifoto urabona no hanze rwose inyuma bimeze neza ntabwo ari bibi cyane ubu ngiye nawe ngize bane rero ariko Pamela so far uwo mukobwa nabonye ukiri mwiza cyane ni wa wundi wa Mukanye Munyango niba ari Munyango uyu rero we mwiza itaye irasohoka ariko ikibazo tishimire kiza Vanessa afite taille c'est bon n'amaboko i professionnel nako zataye abahungu benshi bakunda gushamamarira ni c'est bon sourire nabyo ni sawa aka makeup ntabwo gakabije malgré utundi tuntu wenda ntacyo bitwaye nawe yazamo ariko nguyu ntabwo bikanganye cyane uyu ni inzobe umurungi Sandrine ni inzobe nyine umukobwa ariko ni mwiza afite n'akanyinya ariko ntabwo akanganye cyane hanyuma Didas twihuse tugere kuri Oliva ni ariwe nimero 20 Mutoni Oliva nawe ni umukobwa muremure ushinguye ni hake sebo ni mwiza aragaragara neza niba wenda atari ubuhanga bw'umufotorozi ariko hari uburyo no guhitamo imyenda nabyo usanga byatumye umuntu aba mwiza so far turarangije abakobwa bacu turabarangije ariko none reka tugaruke nanone murabizi uyu munsi haratambuka kugeza ubu ngubu tuvugana ubu ngubu ntarataha reka ture muri abakobwa turebe ngo niba uri butahe umukobwa wataha kuri njye muri abo bakobwa kuri wowe kanze nkucyure ariko yihanga ni ngucyura bwo ni ku bushake bwanjye njye numva Higiro Johara yataha komeza umanure nanjye ndebe Johara yavamo akaba agiye wenda gufata ikiruhuko komeza umanure nanjye ndumva uyu nguyu yataha uyu ni ndumva niyo sawa Josiane ashobora gutaha rwose akagenda gufata akaruhuko okay sindi na ntihagire warebye ko bwiza bw'inyuma uza gutaha wenda ngo twitware umwikomo ngavuge ngo wenda ngo twamuteye bya bindi batera mu gitondo ngo mwakona ntabwo gusa n'ubwana ubusesenguzi bwacu nawe ushobora gukora ubwawe kandi tugira ngo wenda ntawe bwari bugamije gusebya cyangwa guserereza n'ubusesenguzi bwacu nk'umuntu wari we wese rero ngibyo ngayo nguko mwebwe mubona ari nde uri butahe hagati aho kandi mubona mu bakobwa twagiye tuvuga we kuri weho ninde mwiza cyane ni wawe oyo kabisa ni wanjye ni wawe ni umukobwa wawe sana no zamura none nanjye nkwereka umukobwa wanjye rwose iminsi yose numva nako nashyira no mu rugo akandira amafaranga n'undi akirira n'undi se amafaranga tuzayakoze iki twirwa dukore uyu namureka kayarya yashaka kayarya no kazahiriye rimwe gusa ngayo nguko hanyuma tugaruka kuri babandi bagomba gutaha abataha se saba ngewe nacyura uyu nguyu wewe wacyuye uyu nanjye nababwiye ko uyu mukobwa akwiye gutaha ari he ko anihisha kandi akwiye uyu nanjye Johara sasa Johara waba utashye ukajya gufata akaruhuko ku busesenguzi bwanjye ariko nibyo
reka tugaruka ku musozo tugaruka ku musozo ngewe nubwo uriya niwe umukobwa unkurura ku maso nareba nkishimye ariko umukobwa numva waba Miss Rwanda ni Miss Neza Juliana nanjye niko bimeze uriya twavugaga umukobwa mwiza ugaragara inyuma ku buranga bw'inyuma ibindi ntabwo twabigiyemo ariko sofa kugeza ubu abantu benshi tuzi ko Miss w'u Rwanda 2019 kugeza ubu uko bihagaze ni Miss Josiane Mwiseneza yango rero n'abamukunda mukomeze mu mutore. My name is Didas, nitwa Professeur Mbata, umuprofesseur w'icyitegererezo. Komeza ubane natwe kuri Mbatadology TV nkuko bisanzwe, ukore subscribe na Sanga of the Zigiye zitandukanye abari n'amafilime menshi atandukanye ndetse n'ibindi. Niko bimeze nanjye nitwa Desumo TV 24. My name is again Didas Nivis. Subscribe for more video. Bye bye. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.